Banyarwanda banyarwandakazi namwe inshuti zacu twongeye kubasuhuza tubifuriza ibihe byiza. Uyu munsi tuje mu biganiro byacu bisanzwe kandi nkaba mfite abatumirwa. Abo batumirwa rero ndi kumwe na bwana Tarisisi Munyankindi uri bubasuhuze mu kanya, ndetse na kapiteni Makanzu Benjamin. Tugiye kuganira rero mu kanya, maze tukaba tugiye kwakira ubuhamya bwa bwana kapiteni Makanzu. Ariko mbere y'uko tunatangira, reka dusuhuze bwana Tarisisi. Ndabasuhuje mukomere. Ndagushuhuje bwana Boneri, ndasuhuza n'umutumirwa wacu kapiteni Makanzu Benjamin. Ngewe nitwa Tarisisi Munyankindi, nkaba ndi umuyobozi w'ikinyamakuru Nanze Kubona Hariho TV. Ndabashuhuje rero kandi nkaba nishimiye kubana namwe muri kino kiganiro, kandi nifuza ko ikiganiro kibuze kutugendekera neza. Murakoze. Murakoze cyane bwana Tarisisi. Ndagira ngo bwana kapiteni musuhuze abadukurikiye kandi tubifurije ikaze ku masheni yacu nka Bonheur TV, Source de Bonheur de la Generation, ndetse na Nanze Kubaho Hariho. Ikaze bwana kapiteni. Ndabasuje bwana Bonheur, ndabasuje mukomere cyane. Ndasuje na Tarisisi, ni mukomere cyane kandi nishimiye kugaragara kuri iyi televiziyo yanyu. Rero ku mazina nitwa kapiteni Makanzu Benjamin, bakunze kwita Mobutu, nkaba ndi muri Afurika. Murakoze cyane. Mbere y'uko rero tunatangira neza mu kiganiro cyacu, ndagira ngo bwana kapiteni muri aka kanya mubwire abanyarwanda babateze amatwi, mubibwire kapiteni Makanzu Benjamin bakunze kwita Mobutu ni muntu ki. Ijambo ni iryanyu kapiteni. Kapiteni Benjamin Makanzu ni umusirikari wa RDF, nkaba narinjiye mu gisirikari muri 1993 mu kwezi kwa 12. Ninjirira ibyumba mu Dikota, ko nari nkiri umwana mutoya, afite imyaka nka 17 w'urubavu rutoya. Manza kuguma byumba nga mu Dikota, nigishwa imbunda bisanzwe, ariko ntaratangira imyitozo ya gisirikari. Imyitozo ya gisirikari naje kwikorera ahantu bita Igashora. Igashora na Gako niho nasoreje. Mva Igako mita deployinga mu bandeployinga ku deployment, mbese kunyohereza ahantu nakorera mu bataliyani. Njya muri batayo ya auditora militaire, cote militaire. Nyibamo mvamo njya mu General Dikota. Navuye mu General Dikota dutera Zaire, cyitwaga Zaire, ubu ngubu ni Congo. Ariko njyewe nkaba naraciye ahantu bita Lusaka. Twavuye i Kanombe turira indege tugenda mpaka Lusaka n'amamodoka tujyana ku mupaka za Kitwe, aho bita za Kasumbalesi. Numva ari byo bice narwaniyemo ndani. Ikindi icyo nshaka cyatumye nza hano kuri televiziyo yanyu na radio muri rusange, ni ukugira ngo ntange ubuhamya bw'ubwicanyi nabonye, umwe nabubayemo, ngasaba n'imbabazi ku bantu batakaye no kubihanganisha abapfushije ababo muri icyo gihe. Bwana kapiteni utaragera kuri ubwo buhamya ushaka kuduha,
utubwiye ko winjiye mu gisirikare muri 1993, kandi muri 1993 igihugu cy'u Rwanda cyari mu ntambara, nubwo muri icyo gihe harimo igihe cy'amasezerano ya Arusha, hashakishwa uburyo intambara yarangira. Ni ukuvuga ko watangiye urugamba mu ntambara ya Kongo cyangwa ya Zaire, ntabwo intambara yo mu Rwanda waba warayirwanyeho ya 1994? ntabwo nayirwanye, ko ntabwo hari bamwe twahuriye mu gisirikare ba famille yanjye banze ko bahita banyohereza ku rugamba, niyo mpamvu nagumye mu Edikota. Narwanye ya Kongo gusa, Kongo n'iy'abacengezi, ibintu nk'ibyo. narwanye ya Kongo, zose za Kongo narazirwanye. Urakoze. Ndagira ngo mbere yuko winjira mu buhamya, utubwire niba icyo gisirikari wabayemo wakivuyemo ryari. Ndumva ari byo bihagije kutubwira igihe wakiviriyemo kugira ngo tumenye ko waba ukikirimo cyangwa wakivuyemo, hanyuma turaza kuguha n'umwanya nyine ukomeze uduha ubwo buhamya bwawe. Igisirikari nakivuyemo muri 2004, ariko bahita bandeployinga tena kujya muri Kongo. Ariko hano nsezerewe bahita bandeployinga muri Kongo, kuko hari akazi kari kagiye gukorwa muri Kongo mu cyo bita CNDP, ngira mwarayumviseho, ya Laurent Nkunda General. Okay. Kuko mu bisanzwe ubundi iyo uvuye mu gisirikare, hariya iyo uvuye mu gisirikare mu Rwanda byitwa ko ukivuyemo, ariko bagukoresha izini ujya gukora izini nshingano mu kindi gihugu. Niyo mpamvu rero nagiye muri Kongo, kuko nanisanzwe n'ubundi ndi umutoza, natozaga abasirikari. Ubwo rero nari ngiye gukorera muri Kongo muri CNDP ya Laurent Nkunda. Urakoze cyane Bwana Tarisisi. Niba hari ikindi kibazo mufitiye, ubwo wakimubaza, noneho tugakomeza tugana mu buhamya nyirizina. Ikindi kibazo nashaka kumubaza, yego, ntabwo ndakubaza ibibazo byinshi cyane, kuko icyo dukeneye cyane n'ubwo buhamya bwawe ushaka kuduha. Ibindi bibazo tuzabibaza nyuma. Ariko ndashaka kukubaza, warwanye iyo ntambara ya mbere yo gufata Zaire, uravuze uti navuye i Kanombe njya Rusaka, hanyuma ninjirira Kasumbalesa. Ubwo turi kubona ni mu majyepfo ya Kongo, hariya za Lubumbashi. Hanyuma mumaze gufata ubutegetsi mukuyeho Mobutu 2004, baragusezereye, ariko barongera noneho ngo bakohereza mu kazi muri Kongo. Ni ukuvuga ko ese hari ikibazo ubundi tutakubajije, uri umunyarwanda cyangwa uri umunyekongo? Ndi umunyekongo, kuko niho mvuka, n'ababyeyi banjye niho bavuka, n'abasokuru banjye niho bavuka. Ariko nkaba narabaye umusirikari wa RDF. Ku bantu badukurikiye, wababwira akarere waba waravukiyemo? Mvuka muri Nord Kivu, nkavukira ahantu bita Kahe, haraguru ya Kichanga, ariko nkaba narakuriye mu mujyi wa Kichanga. Ngira n'abakurikira baranzi, niho nabaye mu mwana, niho nize amashuri, nubwo nayakikijemo nkahita njya mu gisirikare cy'inkotanyi. Urakoze cyane. Mbere yuko utangira gutanga ubuhamya, watubwiye uti hari ubuhamya mfite shaka kubaha, ariko tuzi ko abantu benshi bakunda gutinya gutanga ubuhamya. Nkawe kapiteni w'umusirikari wabaye muri RDF, ikintu cyaguhaye imbaraga zo gutinyuka kugera imbere ya kamera ukaba ugiye gutanga ubuhamya, abandi batinya, kubera ko turabizi ko buriya butegetsi bw'i Kigali butoroshye, iyo bwumvise hari ubuvuzi iyo bwakoze buba bushobora kumugirira nabi. Ni iki cyaba cyagutinyuye kugira ngo wowe ujye ahagaragara uvuge ibyo wabonye?
kwanza nk'umuntu wabibayemo byakomezaga kumbabaza cyane ku mutima. Ubu bwicanyi nagiye mbona byakomezaga kumbabaza ku mutima bikanya, kuko nabonye ubwicanyi bw'ahantu habiri, bw'amoko abiri. Nabonye iyo mpamvu rero byateye navuga sinza abandi mbona barakeketse kubivuga, ariko njye mfata icyemezo kugira nduhuke no ku mutima wanjye, n'abantu mbohore n'abantu bamwe batazi impfu z'ababyeyi babo. Niyo mpamvu rero kuvuga ngo nari kuguma aho ngaho ntinya ntashyize ukuri hagaragara, nari kuba mpfuye nk'ikigwari. Niyo mpamvu nshaka kubaha ubu buhamya. Ndabizi burababaza abantu benshi, burababaza na leta y'u Rwanda, impige, ariko nk'umusirikari gupfa n'ibisanzwe, kandi baranzi bazi ko n'umurwanyi ibyo kuvuga ko natinya gupfa, ushobora kuza kunyica ahubwo akaba ari gupfa mbere. Nuko bimeze. Niyo mpamvu nagira ngo kuri kujya hagaragara, kuko bagenzi banjye bamwe twahuriye mu buhungiro, twagiye tubiganiraho bakagira ubwoba bwo kubivuga. Ngewe rero nafashe ivuge bijyeho byakagiye. Urakoze cyane bwana Kapiteni Makanzu, bakunze kwita Mobutu. Turagira noneho ngo ufate uyu mwanya utangire uduha ubuhamya uko ubutangira. Nyine ni wowe ubibona, nicyo ushaka kubwira abanyarwanda, tunibutsa abadukurikiye ko ubu buhamya tuzabunyuzaho ku bice bitandukanye. Ijambo ni iryanyu bwana Kapiteni. Ubuhamya ntanga nabonye, kwanza ndatanga ubuhamya bwo mu nkambi ya Mugunga. Ubwicanyi bwakozwe mu nkambi ya Mugunga, baroga bakoresheje amarozi yavaga mu Rwanda, akuriwe na Nkusi Bwanakweli, ukomoka ku Kibuye. Icyo gihe yaravuye i Kigali, yari abasirikari bari batoranyije, abasirikari bari bavuye muri Demayi n'abandi bari bavuye muri Auditora Militaire. Ni muri urwo rwego rero twagiye muri Kongo Zaire. Icyo gihe bafashe bamwe bakoresha indimi baziringara neza, ariko bafite amasura agiye gusa n'ayo Bahutu, babahindurira amazina, bambuka muri Kongo, bakuriwe n'uwitwa Nkusi Bwanakweli. Ngira ubu ngubu ni koroneri, ubu ngubu arahari, twarakoranye, turaziranye. Rero abo basirikari baragiye mu nkambi bitwaje za farine, amafarine, farine, ariko ziri produit zirozwe. Babaye mu nkambi, impfu za hato na hato barazibonye, z'abagiye barogwa bapfa bari amandazi, abandi bakubera iyo farine. Ubwicanyi ubundi nabonye nibwo abari batahutse ku ngufu, babacuye ku ngufu, biciwe ku Gisenyi hariya bita kuri brigade, abandi bikirwa aho twari dufite dikota dukorera mu nzu hariya kuri CPGR, abita ku CPGR. Abaye ubu ngubu hubatse iriya Hotel Belvedere, aho ngaho hari inzu twabagamo ndani, hapfiriyemo abantu benshi b'abagabo b'Abahutu batahutswe, bazanywe ku ngufu, biciwe aho ngaho. Ubwo bwicanyi narabubonye, badutegetse kubarasa.
iriya nzu yubatswe kera ku bw'Ababiligi, ku buryo kiba wari kurasira mu nzu ntabwo uwo hanze ntabwo akumva. Ubwo bwicanyi rero nibwo mvuga hapfiriyemo abantu benshi, nagiye mbubona n'ubwo bwo mu nkambi ya Mugunga. Kamera yari igize ikibazo. nta kibazo. Numva kwanza ubwo bwicanyi kwanza ari bwo hari ikintu mwambaza. Reka noneho tukomereze aho ngaho, aho utubwira uti ubwicanyi bwatangiye nyuma y'ihunga rya bamwe mu banyarwanda nyuma ya jenoside, ariko butangirira mu nkambi ya Mugunga, aho hakoreshejwe amarozi yagiye atangwa mu ifu, aribyo wise ifarini, sesa, ubwo ni ibyo ngibyo. Noneho turagira ngo tumenye icyo gihe Nkusi Bwanakweli yari afite irihe peti, ese byagenze bite, babutangaga bate, iyo fu bayihaga bande? Dusobanurire neza uko byagiye bigenda. Icyo gihe Nkusi Bwanakweli yari afite ipeti ritoya, ariko afite appointment ikomeye, kuko yaravuye ahantu bita bari bamukuye igako, ariko wari usanzwe ari umukozi wa DMI, kuko yari IO, intelligence officer, yari IO w'ikigo gikomeye cya gako. Ariko abazi bya gisirikari, ukuntu igisirikari mu Rwanda gikora, yuri IO nubwo waba uri muri batayo fulani, ariko wabarwaga na DMI icyo gihe. DMI ni inuza y'iperereza, service de renseignement, icyo gihe kubaza igifaransa, ni ishami ry'iperereza icyo gihe niko ryitwaga. Yego. Rero uwo Nkusi rero nibo batoranyije abasirikari bamwe bavuka Kongo, ariko uyu muntu yari umuntu ukomeye cyane, kuko bamukoreshe yakoze no kwica abantu mu bwicanyi, yari usanzwe ari umwicanyi ukomeye cyane. Niyo mpamvu rero yakuriye icyo gikundi, yakuriye icyo gikundi. Bwana Benjamin, hari ikibazo nshaka kukubaza kuri icyo kibazo cy'amarozi. Uratubwira ko aya marozi yazanwe n'abasirikari, nyamara impunzi zabaye hariya i Mugunga. Amandazi nibyo koko zariye amandazi, waryaga amandazi yarapfaga, ariko amandazi twayaguraga n'abasivili. Urashaka kutubwira ko bari abantu bakoraga ariya amandazi bari abasirikari? Cyangwa impunzi ntabwo zari kubimenya, kuko bari abasirikare. Urumva bari abasirikare bavuye mu nzego z'iperereza, barayazanaga bakabyikorera. Kuko ubundi muri ako kazi wiga byinshi. Hari bamwe baba baragiye mu gisirikare bazi gukora amandazi, bazi no gukora na capati, bakoze n'ibyitwa kambonja. Kambonja niba mwigeze kuzumva, izo kambonja zishe abantu impunzi cyane aho ngaho. Ni ukuvuga ko bari bambaye civile, kuko ntabwo bari kugenda bambaye igisirikare. Ntabwo wagenda gukora misiyo yo mu rwego rw'iperereza uniform. Nagomba kwambuka muri abo, ariko kuko face yanjye igaragara ko nari kugenda mu nkambi, bakata bakavuga uyu n'umututsi uje mu nkambi. Bahise bakoresha bagerageza kugira amazuru manini, bazi n'indimi za Kongo neza. Nibo bakoresheje. Niyo mpamvu babonye mwaguraga cyangwa abandi baguraga amandazi, wayarya ugapfa,
hari n'uwayaryaga akahita arwara diare muri ako kanya, cyane cyane zita kambonja, kuko n'umuganga, uwo muganga wabikoraga wagize zinuza, twigeze kuganira, baje no kumukura mu gisirikari, ari aho ngaho nawe namuvuga. ariko umwanya n'uwawe nyine kugira ngo tumenye. Avuka hepfo y'iwacu, yitwa Captain. Numva ndeke aho ngaho akagira ikindi mumbaza. Ntabwo wasubiramo izina ry'uwo musirikare uvuze, ntabwo byumvikanye kubera ko connection ntabwo ari imeze neza. Yitwa Captain Rusanganwa Jimmy. Okay. Ubungubu niryo peti rye, ariko icyo gihe yabikoze ari sergent major. none bwana Captain, niba mwaraganiriye, yababwiye ko ayo marozi yayakoze mu biki, akoresheje iki kugira ngo amarozi abantu bafata bagahita barwara ako kanya, yabasobanuriye ko byari bimeze bite? Yangiye ko ari amarozi yari produit z'Abarusiya, sari produit z'Abarusiya n'izindi zari zivuye, n'indi produit yari ivuye muri Israel. Yego. Tukiri aho ngaho ku bwicanyi watubwiye bwo mu nkambi ya Mugunga, ese n'ubwicanyi bugendereye kw'ayo marozi gusa, nta bundi bwicanyi bwaba bwarakorewe hariya? Hari igihe twagiye tubura abantu bakabashimuta bakabajyana mu Rwanda, abantu baba bagiye nk'Igoma mu mujyi ntibagaruke, ugasanga barabatwaye. Ibyo byo ntacyo waba ubiziho? Ndabizi cyane, niyo mpamvu nashatse kuvugira, buriya nta kintu nshaka gusiga inyuma. Ibyo ni ukuvuga ko hari abantu hari bamwe bari badeployinze hariya, badeployinze mu nkambi, hari n'abandi bari badeployinze mu mujyi hariya mu Birere, kuri ya rompo ya Rucuru. Hari rompo hariya buriya mu Birere, hari ahantu bita rompo ya Rucuru. Rero abantu benshi n'abandi bari badeployinze Virunga, bararaga hafi ya Munzenze, ahantu hari gereza bita Munzenze, ya gereza ya Kongo. Rero impunzi yavaga mu nkambi, yaba yazaga ije kuri Goma, yaba yazaga igiye Saki, yarafatwaga ikazanwa mu Rwanda. Abakongoma, abazayirwa bariya bakoraga ku mipaka, babahaga ruswa bakabambutsa. Hari imodoka yabazanaga 1924 yatwarwaga n'umusirikari bita Fonde, twamitaga Fonde Sebakara. Irindi zina rye ndaza ndyibuka ko duherukana kera muri icyo gihe, ariko akaba n'umwana twiganye ku kigo kimwe aho bita Igahe kuri primaire. We akaba yari imbere yanjye, yari mukuru. Rero yasanze niwe yabatwaraga muri iyo kamyo, barabafataga bakabashyira kina urinzi bakabazana, ariko cyane cyane abagabo, kuko hari bamwe bari barafashwe bazi amazina yabo, bakavuga kanaka. Hari bamwe barazanye barabatorotiye, ntibabice kwanza, ariko bakavuga tubyira amazina y'abari mu nkambi y'abakomakomeye, yabavuga noneho bakagenda kubafata babizi.
hari n'abavanaga mu matente batabizi bakabashyira chini ya ulinzi. Bari abasirikari babikoraga, bari abatekinisiye, bari abasirikari bazi icyo gukora, bari bazi akazi, baratojwe. Kandi bo muri bo, nubwo muri iyo myaka yanjye nari nsanzwe ndi umukarateka, narabatoje kwanza mbere yo kuza. none abo bantu bazaga bambaye imyenda ya gisirikare civile babaga bambaye imyenda ya civile. Nguko nagiye mbere, ukuvuga ko akazi k'iperereza ntabwo wagenda wambaye uniform kandi ugiye ahantu hari abasivile. impamvu mbajije icyo kibazo wenda nashaka kumenya niba baritwikiraga nk'imyenda ya gisirikare y'abanyekongo, kubera ko bitumvikana ukuntu abantu b'abasivile bafata impunzi bakayicyura, si uko babaga bamwibye. Ntabwo ni icyo ngicyo nashaka kugira ngo umenye, nsobanukirwe neza. Okay. Abari badeployinze mu biriya bice bya Sake bambaraga uniform ya DSP, kuko muri icyo gice harimo abasirikari b'aba DSP, garde présidentielle ba Kongo. Rero muri yo garde présidentielle za Kongo ababaga mu gice cya ikintu cyumvikana, ni ukuvuga ko abinjiye mu nkambi bari bambaye civile, ariko bari badeployinze mu bice bya Sake bambaraga uniform ya DSP, garde présidentielle. Hari n'abandi bambaye imyenda ya, ariko bo tuzakora kuri ni kunuza ya inkambi ya iriya za Katare. Bo bambaraga iriya myenda y'abakomando ya Karumangabo. Yumvikane kandi inuza ruswa. Kongo Zaire ari igihugu kimera ruswa na n'ubu ngubu. Niyo mpamvu byaraboroheraga kwita babashimuta kuriya. Abambaye civile bagakora mission yo gukora iki, yo kuroga, bakanatanga amakuru, akavuga abantu banaba barasohotse. Kandi icyo gihe impunzi ntabwo zagendaga ngo ari umwe, bagendaga ari nk'igikundi, bagafatwa rero nabo basirikari. Tuvuge habaga barriere za gisirikari zisanzwe z'aba DSP, z'abasirikari bisanzwe, ariko mbere y'iyo barriere hakaba hari abasirikari. Iyo barriere ikaba ari ya gisirikari bisanzwe yo kwa Mobutu, ariko imbere yaho hakaba ari abasirikari bari aho ngaho barekereje bari mu mamodoka. Ubwo ni ukuvuga ko babaga babiziranyeho, ni ukuvuga ko bose babaga babiziranyeho, abasirikari bo kwa Mobutu nabo babaga bigize abasirikari bo kwa Mobutu nyine bavuye mu Rwanda, babaga babiziranyeho cyangwa babaga babiziranyeho ariko ubuyobozi butabizi. Urumva kwerekana gutanga amafaranga, batangaga amafaranga kuko bazi ko bakungane barya ruswa. Rero batangaga amafaranga bakavuga abazahirwa kuri icyo gihe, bivuga ntaza kugira umwumetse. Bakatanga bakabaha ruswa, noneho bakemera bakasikora sinyari. Hari ibitelefone wenda kuvuga ngo si byakunda gute, habaga telefone bita telesere bikoresha amashanyarazi ariko kidakora mu mpera ndende. Nicyo byo bakoraga muri system. Abandi bafite ibyombo bizimije
gatoya bagira ahantu bakabyatsa bagira isaha ini babaga baziranye amasaha. Niba impunzi zinjiye mu modoka, hari utubisi twavaga mu nkambi aho ngaho, tutubisi dayatsu bimeze nka dayatsu, kiti dayatsu, ariko gisa nkubona ko ari ikibisi bafabrice, ari dayatsu bagize bisi bakundaga kuyikoresha cyane. Impunzi zava zigiye kuri Goma, izindi zava ziriya nzira zijya Minova, barafatwaga impunzi zagenda bakagwa muri iyo ambushi. Habagaho communication ikomeye cyane. Yego. Niyo sorte rero bamwe bahitaga baza mu Rwanda bakicirwa mu nzu twakoreragamo. Mwavuze ko iyo nzu abasirikare bamara kubazana bagasubirayo. Mwavuze ko iyo nzu ngo yitwaga ngo iki? Ni iya CPGR, cyari icyicaro cya CPGR. Okay. Ubu ngubu hari hotel bita Belvedere, yumva niyo nzu ubu ngubu baranayivuguruye, nabonye yarabaye sigiye ikorerwamo ibindi bintu imeze nk'aka hotel, ariko haruguru ahantu hubatse Belvedere Abanyagisenyi barahazi. Bwana Tarsisi, Kapiteni urakoze kudusobanurira ku byabaye ku mpunzi, ariko turagira ngo twihute yenda haba hari ubundi bwicanyi waba warabonye nyuma y'ubwo ngubwo uvuze ku mpunzi zari ziri mu nkambi ya Mugunga, bijyanye yenda wavuze uti n'igihe bacyuraga impunzi hari impunzi zishwe, se hari ibyo waba warabonyeho waba waribereyeho amaso ukaba wabiduhaho ubuhamya? Ibindi naboneyemo amaso ni by'i Kigali, abavanaga mu kasho za bita za komine babazanaga iwacu. Hari abo twakuye i Buringa nzi niba muhazi, muri Gitarama. Muri Gitarama, ya Gitarama, twagiye kubazana. Harimo abasirikari bari muri XFR, babazanye iwacu. Hari abo twagiye kwizanira twebwe, nanjye nari mari i Buringa kuri komine Buringa, bari mu kasho aho ngaho. Hari abandi bavuye za iriya Ngororero, sinzi hano mu itirika. Karasira Aimable ntacyagize itangiriro cyangwa se iherezo, gusa ntawe uzagukungura. Amin amin, aleluya. Shitani we ntawe uzagukumbura. Wigeze nta ariko Bwana Boneri rwose koko iby'uyu mugabo avuga byabayeho biriya by'amarozi, ndetse tuzagira n'amahirwe abazumva iki kiganiro babaye hari i Goma, hari benshi bazamenya uko byagenze. Ndetse nabo bashobora yenda kuzatinyuka batari baratanze ubuhamya, bazaboneraho bakuzuza ubuhamya bw'uyu Kapiteni Makanzu Benjamin. Ni amahirwe menshi rero yo kugira umuntu nk'uyu nguyu wahabaye mu bintu, ari umusirikari, akaba ari gusobanura uko ibintu byagenze, ndetse akavuga n'amazina y'ababikoze. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Hari benshi bagiye babyumva tubivuga tuti impunzi zagiye zishimutwa mu makambi, zagiye nko kwirwanaho, zagiye guhaha, zagiye gushaka aho zikura icyo kurya, zigashimutwa zikajyanwa mu Rwanda zikicwa. Hari abagendaga bafatirwa baje mu mujyi aho ngaho guhaha. Hari abagiye batwarwa kubera ko ari nk'abantu bari barabaye mu butegetsi, bari bazwi. Murumva ko kapiteni abitangira ubuhamya.
iyo twabivugaga rero twebwe hari igihe abantu batashakaga kubyemera. Ndakeka ko iki kiganiro abazacyumva rwose kizabafasha, kandi n'abandi bazongera bagatanga ubuhamya, n'abari barabutanze uwabwumvise akavuga ati koko bya bintu byavuzwe byari ukuri, ntabwo byari ibinyoma. Mu gihe tukimutegereje rero, Bwana Bonheur, sinzi niba hari icyo wavuga ku buhamya amaze kuduha mu gihe tutegereje ko agaruka. urakoze Bwana Tarisisi, ndagira ngo nkubwire ko mu by'ukuri ibyo avuga koko igoma ngewe nari mpari aho Mugunga nyine bavuga, nari mpari mu mazo ya mbere y'uko twari tumaze kuva mu gihugu, niyo nzira twanyuze. Ndumva twarahamaze ibyumweru nka bibiri mbere y'uko tuhava twerekeza mu nkambi za Katare. Ariko ibyo avuga ukuntu abantu bahawe amarozi, twe ntabwo abantu bahise bamenya yuko ari amarozi. Ubwo ukumva abo barimo batanga amarozi bari bafite n'ubundi buryo bwo kujijisha, bakavuga ngo ni amazi, ngo ni amazi mabi, ngo ni korera, ngo ni ibintu nk'ibyo, ku buryo abantu ntabwo basobanukirwaga. Ariko nyine ukanibaza, iyo korera yafataga umuntu agahita apfa, byari ibibazo. Gusa rero ukumva ko uretse nk'amahirwe umuntu aba yaragize, natwe twashoboraga kuhagwa. Ariko Imana nyine ikorera uko ishaka. Nkanjye uko nari mpari, impamvu nagombye kuba ntaraguye muri ibyo bintu, nabonye ukuntu abantu bari gupfa, noneho mbona n'ukuntu abantu bari kuvuga ko ari imyanda kubera abantu benshi. Ubwo nahise nirinda ibintu byo kurya no kunywa, ku buryo mbese sinzi ikintu cyanjyemo. Nabo twari turi kumwe dufata iyo gahunda yo kutagira ikintu tunywa. Icyo gihe wabonaga koko ari ibintu biteye ubwoba. Ibintu rero arimo kuvuga kuko n'ayo madayihatsu ari kuvuga, n'ayo mamodoka, n'abo basirikari, twe twibwiraga ko ari abasirikari b'abakongomani, ariko urabona ko abasirikari batari abakongomani, ahubwo bari abanyarwanda bigize abakongomani, kandi koko bakaba bari bagambiriye kurimbura abanyarwanda. Urumva uriya musirikari avuze ko ari wari umugabo, ashobora kuba ari umukoroneri witwaga Nkusi Bwanakweli. Uriya musirikari wari uyoboye nyine abo bantu bakaza gutanga amarozi. Ntabwo ari ibintu byumvikana. Ntabwo ntekereza ko aba bantu bari bafite umutima wa kimuntu. Bwana Tarisisi, ndumva ari ibintu birenze ukwemera, ko rwose ibyo avuga ni ukuri, niko byagenze. Hari n'ibindi byinshi ari buze kutubwira. Ubwo wenda tumva hari byinshi cyane. Urabona aracyari muri iyi ntangiriro y'uko abantu bagihunga bakigera i Goma n'ahandi mu nkambi. Ntabwo aratubwira ibyo mu Rwanda, kuko ndumva byose abizi, nk'ibyabereye za Kibeho nabyo wenda ari buze kutubwira icyo abiziho. Bwana Tarisisi rero ndumva muri aka kanya ari icyo naba mvuze, kuko arabivuga nkumva ngize urumeza, kuko ni ibintu mbona ndimo kwibonamo n'ubundi bundi bushya, mbona ko ari ibintu kuko byagiye bitubaho. Bwana Bonheur, ni ibibazo bikomeye cyane. Naganiriye n'abantu babaye hari i Goma, natwe hepfo twabaye i Bukavu hari ibyahabaye. Nitugira amahirwe wenda tuzabona n'utubwira ibyabereye hariya hepfo iwacu. Ariko byabaga biteye ubwoba kubona ko umuntu nk'aho ngaho i Goma, naganiriye n'abantu bahabaye, ko hari igihe cyageze rwose ngo umuntu yageragaho yumva yatangira kugira umuriro, yatangira guhindurwa, cyangwa atangiye nko kugira diyare, akibwiriza akajya ahantu mu makoro akavuga ati reka njye kure ne kugwa imbere y'abantu, akibwiriza akijyana mu makoro akagenda akicaramo, ngo bikarangirira aho ngaho, ku buryo wasangaga mu makoro imirambo yuzuye. Ndetse nabonye na video imwe yerekanwa n'abafaransa bo muri zone turikwaze, bagiye baza gutanga ramforo yo kugira ngo hashobore gushyingurwa abantu. Byari biteye ubwoba
ku buryo bavuga ko ngo bashyinguraga nk'abantu bageze ku 3,000 mu cyumweru, 3,000 rwose, ngo bakaba bamaze kubashyingura bagiye batoragura iyo mirambo, kandi nabwo ngo iyi mirambo yabaga ari myinshi, abo nabo babaga bashoboye gushyingura iyi mirambo yabaga ari myinshi bakeneye ubundi bufasha. Croix Rouge ngo yarashyinguye irananirwa, hagomba kuza nyine aba basirikari bo muri zone turikwaze kugira ngo baze kubafasha. Ni ibintu biteye ubwoba kubyumva, ariko kubibwirwa n'umuntu nk'uyu nguyu wabibayemo, uzi uburyo byakozwe, ni amakuru ashobora gufasha abanyarwanda, kugira ngo abenshi bajyaga bashidikanya ku bugome bwa ziriya nkotanyi, bashobore kumva ko batari kumwe n'abantu, bari kumwe n'ibisimba birengeje ubwenge bw'umuntu. Ni uko tugize ikibazo cya tekinike, ariko ndakeka ko biri buze gutungana akagaruka, kandi aramutse nanone bidakunze, twazakora ikindi gice cy'ikiganiro kugira ngo azakomeze atubwira. Turaba turi kuganira muri kano kanya kugira ngo dutegereze turebe niba ashobora kugaruka. Aramutse atagarutse, ubwo ikiganiro twagihagarika tukazakora ikindi gice. Nibyo Bwana Tarisisi, ndagira ngo nkubwire ibyo warimo uvuga uti abantu bajyaga gupfa, yabafashwe akajya mu makoro. Ibyo ntabwo ari inkuru y'imbarirano, njye narabibonye n'amaso yanjye, hari n'abo nzi byabayeho. Umuntu yabaga amaze gufatwa atangiye kurwara nyine iyo mpiswi cyangwa se diyare, agahita akururuka asanga indi mirambo iryamye, akajya kuryamana nabo. Ndetse ndagira ngo nguhamirize ko hari n'abashinguwe ari bazima, kubera ko ishingurwa ry'abo bantu uvuga uti abasirikari baraje, kubera ubwinshi bwabo bafataga kateripirari kazi gacukura ikintu cy'icyobo cy'umuhonga, noneho ikaza urabona iratingatinga, ikaza iterura imirambo na cya kitiyo cyayo, ikagenda igasuka muri ntuza, igasuka muri cya cyobo, cyangwa se igapakira ikamyo, aya makamyo ya beni, akaba yajya kubenura muri za ntuza, muri cya cyobo cyacukuwe. Bacukuraga ikintu kimeze nk'umuhonga gifite kirekire cyane, ko ntibajyaga amprofondera mu kujya kuzimu, ahubwo baracukuragaho ikamyo, ibi bikamyo bya kateripirari kigeze kikagira ikintu kimeze nk'umuhonga, noneho kikaba kirekire cyane, bakagenda bakuzuzamo, barangiza kateripirari kongera ikazi gatwikira. Ibyo rero ntabwo ibyo bakubwiye ntabwo byari ibinyoma, nta nubwo ari ugukabya. Ngewe nabihagazeho, narabyiboneye n'amaso yanjye. Haba abo bantu bijyanaga bakajya aho abandi bari, aho abandi bapfuye bari. Ni ukuvuga ngo ukwiheba kwari kurenze urugero, kandi koko byari bikwiye. Urumva ibyo bihumbi n'ibihumbi byapfiriye aho ngaho, ntabwo nta muntu wabonaga ko ashobora kubaho muri icyo gihe. Ntabwo abantu basobanukirwaga n'izo ndwara, ubwoko bwazo. Nibyo bintu bye byaratuyobeye. naho ubundi inkuru yo ni impamo Bwana Tarisisi. Urakoze Bwana Boneri, twibutse abadukurikiye ko uwo turi kuganira ari Kapiteni Makanzu Benjamin, akaba ari umwe mu basirikari ba RDF uva mu bwoko bw'Abatutsi, akaba ari umunyekongo. Yatubwiye ko akomoka Ikicanga, ariko ubu ngubu akaba atakiri mu izo ngabo za RDF. Akaba yatubwiraga ati ibyo niboneye n'amaso yanjye, ati ntabwo nshobora guceceka ntabivuze, ati ndamutse ngiye ntabivuze ubwo bugome bwakorewe abantu Imana yazabimbaza. ariko ariyo mpamvu yemeye kuza kuganira natwe kugira ngo asangize abanyarwanda ibyo yihagarariyeho, ubwicanyi bwakozwe n'ingabo za RDF zibikoreye impunzi z'abanyarwanda zari zarahungiye muri Zaire. Ariko yatubwiye ko hari n'ubundi buhamya afite azatanga. Turabutegereje. Uriya ikibazo nuko tugize ikibazo cya connection. Murabizi ko muri Afurika biba bitoroshye, ushobora no gusanga yenda hari na telefone yabuze umuriro, kuba atongeye ngo ahita agaruka ntawamenya. Ariko iki gice ndumva iki gice twashaka uburyo tugihagarika, hanyuma tukazakomeza ubutaha atubwira n'ibindi.
ariko abanyarwanda badukurikiye bumve ko inkotanyi zirirwa zitakuma zivuga ko ngo habaye jenoside mu Rwanda, zikibagiza ko muri iyo jenoside zakomeje kuba zica abanyarwanda ndetse zikabasanga no hanze zikabakurikiraho bahunze zikajya kubarimbura. Murumva nk'ubu bwicanyi bwagiye bwibasira impunzi bakoresheje amarozi, hanyuma hagakurikiraho no kuzishimuta bakazijyana bakajya kuzicara mu gihugu. Wumvise uko badusobanuriye ko hari abo bajyanaga bakabakorera iyicarubozo, noneho bakababaza amazina y'abantu bari mu nkambi. Ntibibujijwe nuko tutakimubajije, ariko yenda nitwongera kubona umwanya tukabonana nawe tuzakimubaza icyo kibazo, niba nta bagarukaga baje gutunga intoki nyine amazina babaga batanze, niba hatarimo abakoreshejwe mu kugaruka kuza gushimuta abantu. Mwumve neza abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko ibi bintu bikomeye, kandi amakuru nk'aya ngaya mutagiye mumenya. Birakwiye ko niba hari n'abandi baba hari abayafite nabo bazatwegera tukayasangiza abanyarwanda. Bwana Bonheur, wakomeza tugakomeza ikiganiro cyangwa se tukagisoza? Oya Bwana Tarisisi, ndatekereza ko twaba tusubikiye ahangaha tugakomeza ikiganiro ku kindi gice azakomeza kudusobanurira. Reka rero noneho twumvise kano karirimbo nawe uzagukumbura, witwaje igipindi ushitura benshi, utangira shuguri utangiye ubukinduzi, tumenye uriwe wibagirwa bagufashije utubibamo munyangire. Shitani shitani we, shitani shitani we, nawe uzagukumbura, wigeze intama kandi uri ikirura.